kugira ngo ushoboze buri muntu wese uri hano, umuhe imbaraga zituma abasha kugira umumaro mu gihe cye, kandi udushoboze kubana n'abantu bose amahoro. Ubutumwa Joshua yaduhaga buri gihe bwari bwo kutwibutsa ko dukwiriye kureka inzangano, tukareka inzika, tukareka amashyari, ahubwo tugakora tugatera imbere kandi tugashyira Imana imbere mu buzima bwacu. Ubwo butumwa twongeyeho n'iri jambo ryawe nibigira icyo bikora mu mitima yacu no mu bugingo bwacu, udushoboze gutegura ejo hacu hazaza, kandi byose bikore nk'Imana, ubikorere kwihesha icyubahiro. Komeza imiryango, gahunda zose komeze kubana natwe no kudufasha, kandi turakomeye kuko dukomejwe nawe. Ibyo tubisabye twizeye ko bidukoreye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Wadukuye mu mazi agahinda n'ikica kagira mubi nta mpinduka nabonaga byari rudubi. Ndashimira abaturanyi b'uru rugo rwa Jipo, ndabashimira cyane bivanye ku mutima. Iminsi yose nabaye aha ngaha ntabwo nigeze nicwa n'irungu, ntabwo nigeze zonza, ntabwo nigeze nicwa n'inyota. Bambaye hafi, bampaye ibyo nkeneye byose. Imana ibahe umugisha. Ariko kandi ndizera ko mu mwanya umusangiza w'amagambo aza kubaha ijambo. Ari uyu muturanyi utuye hano hafi, nyir'urugo. Nizere ko wenda ari hafi ahari, buriya nawe arababwira kiri ku mutima we. Ndashimira abavandimwe benshi bakomeje kuza hano, ndabashimiye cyane. Imana ibagirire neza, ibakomeze. Imana igihira imirimo y'ibiganza byabo, kuko imirimo y'ibiganza byabo niyo yatumye nanjye bangeraho baramfasha. Bakomeye. Hari muri makeya hari murumuna wanjye ari we wabyaye Kuri na Maurice, nawe yantumye kuko twavuganye kuri telefone ngo mbashimire kuko umwana we yakundaga Imana n'ubuhanzi bwe bari bushingiye ku butumwa bwiza harimo n'ijambo ry'Imana. Imana ikomeze namwe ibagirire neza. Imana ikomeze kubafasha no kubagirira neza. Fate mukomere ihangane mama, ihangane. Ndagira ngo abari muri protokole ruguririya baze kumpa akanya, nibamara gutunganya gahunda baze kumbwira neza uko ibintu bihagaze. Ariko agerageje kumbwira nyir'urugo, ndagira ngo ahari hano muturanye yigire hino tumuhe ijambo rwose. Murakoze cyane. Turi mu kintu cy'umuvandimwe wacu, kuri twarabanye neza cyane kabisa. Yari umuntu twavuganaga buri munsi, kuko umwana we yiganaga n'umwana wanjye. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo njye nabaga ntari buboneke naramubwiraga bose akabacyura. Rero Imana iramwakira nta kundi. Gahunda yo ya Nyagasani nta kosa ribamo. Burya icyo Imana yateguye nicyo kiba.
abantu bacu turabakunda ariko Imana ikabakunda kurushaho. Rero Imana yaramwishurije, nta kindi tubasabye gushima. Rero ndabashimira mwese turi kumwe hano, abo twakomeje kubana nabo kuva bitangira. Nta kindi ni ukubasabira imigisha ku Mana. Ikindi nakongeraho ni uko buri wese aho yaba ari yatekereza ku muvandimwe akamusabira kugira ngo Imana imworohereze azagire iherezo ryiza. Nabyo twizera kuko yagiye ari umuntu ubana abantu amahoro, afite ikibazo mu baturanyi. Ubu rero kubera Imana twizeye ko ahari ari heza. Saba rero murakoze, ndabashimiye cyane. Ndumva navuga byinshi kubw'umuvandimwe, ariko n'ubundi nta kindi kirenze kuba twamusabira mu Mana. Saba murakoze cyane. Urakoze umuturanyi mwiza, kandi nawe warakoze cyane. Hari byinshi cyane umuryango twibuka mwagiye mufatikanyamo igihe kinini cyane. Ndatekereza ko hari ijambo nyamukuru umuryango wa Pierre uza kubwira cyangwa uza kugezaho, twagira ngo twumve akari kakuri ku mutima, ariko mu byo ushimye twe dushimye ibirutaho dukurikije cyane cyane uko wabanye na nyakwigendera. Turacyakomeje rero gahunda, ndagira ngo nsabe Morsi niba ari hafi yaza kuza yegera hafi, noneho tuze kubona tuze kongera dukomeze gahunda. Reka nongere nibuke ko hano turi kumwe n'abantu basangiye ubuhanzi na Tuyishime Joshua. Nihaza kugira uboneka hafi mu basangiye ubuhanzi. Ushize twakiriye umuvandimwe Bulldog atubwira uburyo babanye, ariko nihaboneka n'undi turaza kumwakira aze kudufasha. Reka rero dukomeze gahunda, wenda badushyiriyeho ya ndirimbo dukomeze, turaza kubabwira gahunda uko zikurikirana. Zitegereze wenda Jean Maurice yigire hino, hari icyo ushaka kuvugana nawe tukimutegereje hano. Amahoro. Mbere na mbere reka dushimire buri wese wafashe akanya nk'aka, wabanye natwe mu bihe bitari byoroshye, twihanganisha umuryango mugari wa Jay Polly. Jay Polly bro, uri ku mutima kandi ntabwo tuzigera twibagirwa Jay Polly. Nta ntwari ipfa. Jay Polly asinziriye, ariko ijabiro kwa Jambo tuzongera tumubone. Bro, respect. Jay Polly twabanye guhera muri za 2012 duhujwe na Amaji Debora, tugenda nakoreraga City Radio. Kuva icyo gihe nagiye ngenda gake cyane mu bintu bya showbiz, ntabwo nagaragaye muri showbiz, ariko twagize umubano uri close hagati yanjye nawe, ku buryo nubwo byaba ari igihumbi kimwe afite, yambwiraga ati ko ngize iki gihumbi rikaguhemo aya, ariko twese dusharing. Yakundaga kumbwira ati mu buzima ujye ubaho wirinda gutakaza inshuti, atahubwo uharanire ko byibura bwakwira wungutse inshuti, ariko nayo yige. Ndabyibuka iyo twajyaga tujya nk'ahantu cyane cyane ari mu bitaramo, yambwiraga ati uncungire abo bajura. Yakundaga kugatera ime ati nubona ngiye kujya mu buyobozi duhite tunyorosha. Ibyo bintu extra barabizi, abantu benshi cyane bo muri showbiz barabizi. Ubwo rero
Jay Polly ntabwo asinye, asize abana, asize umuryango mugari, tuzakomeza kuba hafi. Narabyaraga akansura akaza kumpemba, baravuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe, ariko nshima Imana ko Jay Polly nta hantu twigeze dukomanya amahembe, cyangwa se ngo bimwe by'abantu tujye muri social media baterana amagambo, ntabwo byigeze bibaho. Namwigiyeho byinshi, by'umwihariko atabarutse yari afite umushinga wo gufungura radiyo. Hari byinshi cyane twari tujye yari afite, ariko nibyo koko umugabo apana umushinga. Hari ikintu nibukira kuri Jay Polly kikakomeza, ko yaravugaga ati tujye tubaho nk'abantu tutazaba, tubeho nk'abariho aka kanya bashobora gupfa. Ni nabyo byabaye, gusa ahari Jabiro kwa Jambo saza tuzaba twumva abakozi. Akoze pape iye ubuhamya bwinshi cyane, avuze ex-dira, nibuka ko kenshi cyane babanye, reka nawe tumuha akanya ataza kugira ngo bamwime ijambo, n'undi wakumva ashaka kugira icyo avuga ntabwo twamuheza mu tugihinduriye indi gahunda tugiye kubamo muri aka kanya. Urakoze cyane. Nitwa Eric ex-dira. Jay Polly ni inshuti yanjye, kimwe n'umuryango we, abenshi twari ndibaza ko hafi ya bose twari tuziranye. Muri make rero ntabwo ndi bwizimbe mu magambo, cyane ko ntabwo ndakomera biragije kuburyo navuga umwanya munini. Gusa icyo nibuka ntazibagirwa kuri Jay Polly, yari umugabo ufite ubuhanga mu myandikire, mu by'ubuhanzi bwiwe ndetse no gushushanya. Ikindi yari umugabo ukunda umuryango we, uhereye ku mwana we w'imfura akageza kuri murumuna we. Imfura ye ni Crystal, umukurikira ni Chloe. Ndibuka ko agifungurwa bwa mbere twaricaye, ambwira imishinga yari afite ku muryango wiwe. Yari yasohokanye igitabo, nzi ko Sharifa ndibaza ko yarakibonye, atwereka, ngewe yaransobanurira, ambwira ibyo yifuza ku muryango we no guhuza abana be. Turaganira umwanya munini, anyereka uburyo ashaka ko abana be bakura neza, akabayobora mu nzira yiwe yo gusenga. Anyereka imishinga yari afite yo kubaka inzu ifite na piscine, yarabinsobanuriraga ko abana be petetre ko bakundaga piscine. Arambwira ati ngewe byose ndabizi nzabigeraho, gusa Imana yamujyanye atarabigeraho, ariko ntekereza ko ibyo asize bishobora no kuzatuma n'ubundi bigerwaho. Nzi kuko turi hano twese turi inshuti ze kandi tumukunda, kandi yitwaye neza mu mibereho yiwe mu myaka yari amaze. Ni gake cyane wasanga umugabo w'imyaka nk'iyo yari afite ibigwi bingana gutya. Ibyo rero ni bimwe mu byo nabonye ko nubwo atabarutse hari ikintu kinini asize akoze, kandi nizera ko undi munsi wenda tuzabonana tukabasha no kugira ibiganiro bindi turi mu bundi buzima nk'uko tubyizera abakijijwe. Niyo mpamvu rero nibaza ko ijambo ryanjye hanini rigingira abantu muri hano mwese ko twafata ingabo mu bitugu, niko bavuga. Umuryango mugari asize harimo abana biwe, ntekereza ko hari ibihangano byinshi asize mu mastudio, harimo ibyo nzi. Ntekereza ko hari amakontra amwe n'amwe, harimo abarimu utaramwishyura. Ndibaza ko mwakarebye umuryango we mukishyura ibyo mwarimu murimo, ko nzi ko hari abenshi bari bamufitiye amadeni. Ibyo ndabizi, nabihagararaho. Ndibaza ko natwe nk'abanyamakuru dusigaye rero, umuryango w'itangazamakuru, showbiz muri rusange, twagashyize hamwe dushakira icyateza imbere umuryango we, haba mu bihangano by'aho byandagaye nk'uko Moritz yabigarutseho, yaba mu byo yagiye asiga binyuranye mu mafilime yarakinnye, tukabihuriza hamwe tukareba ko hari cyabasha kuvamo, yabasha gutunga umuryango we imbere ahangaha. Ikindi nifuza ni uko twakwishyira hamwe, wenda akagira uyobora icyo gikorwa, akabaho igitaramo ngarukamwaka. Njye niko mbitekereza cyo kumwibuka, kandi amafaranga yajya avamo akajya abasha kugira icyo afasha umuryango wiwe. Haba rero iyo mishinga yose ndetse n'ibindi byagiye akora,
mu ijambo rimwe ndagira ngo nsoze mvuga ko uyu mugabo nubwo tutakiri kumubona ariko aracyari kumwe natwe kandi yabanye neza natwe n'intwari. Ndibaza ko naho agiye ubuzima akomeje Imana imufite mu biganza kandi ameze neza, ntabwo apfuye nk'uko turi kugumya tubivuga, ahubwo ahinduriwe ubuzima kuko umuhanzi ntabwo apfa. Murakoze. Murakoze Exidira. Hari indirimbo twari turi kumva ifite igitero cyiza. Warakoze cyane abana bakobwa n'abahungu. Okay, ijambo ndi buvuga no munsi ntago ribererere cyane, ariko ni nk'icyifuzo kiri ku mutima wanjye. Mu minsi ishize kuva umunsi Jay yatabarutse, afashe umwanya wo gutekereza cyane ku buzima bwe, ubwo yabayemo ari ku isi ari free n'ubwo yabayemo ari doctor afunze. Ndatekereza kuko yari azi Imana, ndavuga ati iyo umuntu ari muri penitentiary hariya utekereza ku Mana cyane kuko niho ubonye umwanya. Dushobora kuba tumuri mu buzima busanzwe tukibagirwa umuremyi, ariko ntekereza ko hari abanye igihe cyo kuvugana n'umuremyi bihagije kugeza wenda ku munsi yasubiye ku muremyi. Ntekereza ko kubera ko hariya umuntu aba ari muri agoni, ububabare yenda gusubira ku muremyi, Imana izabe wenda yaramuhaye umwanya, kandi nawe kuko ni umuhungu mukuru bizabeho ko nibyo mwifuriza yarabashije kugira umwanya wo gukora icyo twita tauba cyangwa gusaba imbabazi Imana. Wenda we arasabye kuko mu buzima nobody is perfect, azabe yaragize umwanya wo gusaba umuremyi imbabazi z'ibicumuro bye, kuko Imana ubundi mu buzima busanzwe iyo umuntu afite umukunzi we biragoye cyane ko waca bugufi ugasaba umukunzi wawe imbabazi ngo azikwime koko bikuvuye ku mutima. Yari umukunzi wawe ariko by'ukuri. So twebwe rero turabakunzi b'Imana, dukunda Imana n'Imana ikadukunda. Twebwe wenda birashoboka ko tutanayikunda ariko ikomeza ikadukunda. Ntekereza ko rero muri icyo gihe nk'uko turi abakunzi b'umuremyi nyine, niba yaragize amahirwe koko yo kubona uwo mwanya, kandi ndabimwifuriza kandi ndatekereza ko yawubonye, akaba yarakoze iyo tauba agasaba Imana imbabazi ikamubabara, kugira ngo ku munsi w'ibihembo, ku munsi w'umuzuko tuzongere duhure, azabone ijuru. Twese nabyo byifuriza buri wese uri hano ko twazagira amahirwe kugira ngo umunsi tuzaba turi muri cya gihe tuzasubira ku muremyi, Imana izatuhereze kuba twasaba izo mbabazi umuremyi nyine, kugira ngo tuzajye muri iryo juru. Kubera ko njyewe ndaryemera, ku batabyemera simbiza, ariko kuri njyewe niko bimeze. So ikindi navuze birahurirana n'ibyo navuze mu bushize cya gihe. Tori yari afite ibihangano, hari kumufasha bisanzwe, ariko twese uko tubaho mu buzima dufite ubushobozi butandukanye. Hari utashobora wenda kwikora mu mufuka muri iki gihe, ariko yaramukundaga bisanzwe, akaba atabasha kubona icyo ari bukore mu mufuka ngo abe yafashisha umuryango. Ariko hari ibihangano bye bifite uko bikurikirwa, bifite uko byinjiza amafaranga, kuko hari uburyo bundi ducuruzamo umuziki babyita gustreaming imiziki, hakagira amafaranga yinjira muri ibyo bihangano. Udafite ubwo bushobozi bwo kubyinjiza ariko afite uburyo yakumva imiziki ye,
ni milestone nibwo yazaba ashyize ku iterambere ry'umuryango n'abasize. Uzabishobora azabikore, kuko niba wumva Chris Brown aba muri Amerika atakuzi, gerageza uzabikore umuvandimwe wari uzi akiri hano ku isi, kuko wumva ikinyarwanda cyane kuruta uko wumva icyongereza, niba twese turi abanyarwanda. Ikindi navuga, urumva hari n'ibindi bihangano bizasohoka wenda yari yarasize muri studio. Dufite gahunda yo kuzabikurikirana na Maurice n'abandi bose twavuganye. Muzambabarire, ni umwe mu musanzu ukomeye cyane nimwumva byasohotse, kugira ngo nibwo mumufasha dushobora gukora. Kameme ufite telefone, ufite smartphone, ushobora kumva imiziki kuri YouTube, kuri Spotify n'izindi streaming platforms zose ziriho, azabikora mu rwego rwo guteza imbere umuryango wa Jay Polly, abana be babiri, abadamu yasigiye abana. Ni ikintu cyiza cyane, ntekereza ko ahari azabibona, kandi umutima ufasha n'Imana irawubona, izabibahembera mukiri ku isi, nayo muri den ku munsi w'ibihembo abibahembere. Murakoze cyane, n'ibyo nashaka kuvuga. Murakoze Burudoge. Turi ku musozo w'uyu munsi, twumva ijambo rya Uwera Jean Maurice, nk'uko ari we twaje gufata mu mugongo hamwe n'umuryango we, twese turi kumwe. Reka rero adubwire iryo jambo, noneho tubone dusoze twese, buri muntu tumurekura. Kandi sabe mu bantu barangije kwiyakira kunywa cyangwa se kurya, twongere dusubire muri wa muco mwiza wo kwambara masike neza, tureba ko nta wabyibagiwe, tumwibutse kuko tuba turi kumwe n'inzego z'umutekano, kugira ngo batagira ngo twabaye ibigande kandi bitadukwiriye. Murakoze cyane. Murakoze. Mwiriwe abari hano muranyumva. Reka mbashimire, muri inshuti nziza, naratabaje mwarantabaye. Reka mbashimire kuko mwafatanyije natwe mu kurira, mu kubabara, mu kubura ibitotsi, mu kumwibuka mu buryo butandukanye. Kugeza ubu hari abantu bakivuga ngo ntabwo tubyemera, n'abari live nuko vuba. Urugero ni nk'uyu mugabo Claude, nawe byamunaniye kubyemera. Ariko nibyo, nicyo cyumweru tumazemo iminsi 7, hano hari ifoto ye, hari amaze iminsi haka umuriro, sinzi niba mutabona kotse. Ibi byose birakubereka ko umuryango wakomeje kubyakira. Imana imutuza heza. Mu gusoza rero iki kiriyo cy'iminsi 7, byinshi bivuga ko twaraganiriye mu buryo bufatika. Umuryango waburi hano mu Rwanda, yaba ari kutureba online, ubufasha bwanyu bwagiye buza mu buryo butandukanye kandi byaradufashije. Twamushyinguye neza nk'uko twari twabyiyemeje, ndetse uru rugo ntirwigeze rugira inyota muri bino bihe byose. Nshimira ababigizemo uruhare, yaba ari online, yaba ari hano mu rugo, yaba ari abacishije ubutumwa mu ibanga bambwira bati ntabwo dushaka kwigaragaza, ariko mwese byatugezeho kandi byabaye by'ingirakamaro. Kumwibuka bizahoraho, cyane ko hari ibihangano byinshi. Buri wese muri telefone ye nzi ko afite either ifoto ye cyangwa se indirimbo ye, so kuzamwibagirwa bizagorana, ntibizanashoboka. Cutting it short, kugira ngo tudatinda mu gusoza icyumweru, nagira ngo bibutse ko hari abana 2 asize b'abakobwa kandi bakiri bato. Aba bana kugira ngo bazabe inkumi n'abagore bizihiye u Rwanda n'umuryango, biradusaba amaboko yacu twese nk'umuryango. Uzagira icyo atekereza azajya mvugisha, ndahari. Ariko
nk'umuryango mu kwiteranya na za mbaraga zanyu. Nta kintu kibutse umwana ko ari imfubyi nk'iyo umuyobozi ku ishuri aje kumubwira ngo wowe ntabwo wishyuye minerivare, ahita yibuka ko atigeze ubundi abwirwa ko atishyuye minerivare, agahita abona impamvu. Iyo mpamvu rero niyo tutangiye kujya ubu usekana na minerivare bisa kandi bakita borudero ya minerivare bishyuye. Mu nkunga rero mwaduteye Crystal na Regis yishyura umwaka wose kandi mwarakoze. Ifeza Chloe muri Good Foundation School nawe yishyura umwaka wose. Imona kandi yes. Mu by'ukuri rero nyuma y'ibi ngibi reka mbashimire, tutaye twizeye ko aya maboko mwaduhaye tuzakomeza kuganira kugira ngo munatubwire muri rusange icyo mutekereza twakorera abana kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze gutera imbere. Yego bagiye kwiga, ibindi n'ibindi tuzagenda tubiganira. Umuryango ni mugari ndabibona, abana ni abacu twese. Uzabona Crystal agenda hagati mu muhanda ntazamufotore ngo avuge ngo dore wa mwana wawe, azamushyire ku ruhande mwibutse yo kugenda hagati y'umuhanda ari bibi. Uzabona Chloe akina mu mvura ntazamureka avuge ngo dore wa mwana wawe, azampamagare cyangwa se arebe ukundi kuntu Chloe tumuvane ku muhanda. Reka mbashimire, ariko kandi ntabwo nakwibagirwa ko Paul yari afite umuturanyi mwiza. Paul yagize umuturanyi mwiza ku buryo nawe hano hari ikintu tugomba kumugenera. Madamu w'uru rugo ndamusaba ngo yegere ejuru. Mama w'uru rugo, please come. Hari impano mwamugeneye ibyiciro. Aba bana baragushimira kuko ubana umubyeyi wabo. Nyirakuru wa Crystal niwe ndamusaba yegere hejuru. Uretse Crystal kuba afite mama we, agira na nyirakuru kandi umukunda umuba hafi cyane. Hari impano nawe bakukeneye mama. Ndabizi ukunda Crystal cyane. Mwarakoze. Ladies and gentlemen, reka tubashimire, abari online tubashimire, abari hano tubashimire mwese. Umuriro wa Paul wacanywe hano iminsi 7. Njyewe mukuru we kubera Jean Maurice. Reka shimire mwese mwagize uruhare mu gutabara. Warize, wababaye, wafashe umwanya wo kumutekerezaho burya ari gutanga inkunga nini. Akaba ariyo mpamvu kuri iyi saha nsoje icyunamo twari turimo. Kiba kirasojwe, dusigarane inshingano zo kumwibuka. Ufite akababaro gakomezanye simvuze ngo ahita akaragiza aho ngaho ako kanya. Uturira dukomeza kumanuka ajya afata agapapiye mushwari yihanagure. Icyo nzi cyo kitari ukwiyemera. Kera najyaga ndi mukuru kuruta Paul. Urgiye yakosaga nkamukubita. Marambwira ngo uyu mwana ukubita akarira. Harigeze ahagarara muri stade abwira abantu ngo mwese muhaguruke kandi bose bazahaguruka. Niba utarabibonye. Ibyo bintu mama yajyaga yimbwira.
reka rero mbasigira umukoro wo kwibuka poli uko mubishaka buri wese ku giti cye soze kiriya murakoze cyane. Yarakoze amashyi ntabwo twayabujijemo yakomeye nta kibazo. Arakoze Uwera Jean Maurice ntacyo nongeraho yavuze ni nyir'urugo ni nawe nyiri iki gikorwa ariko dushimira abanyamakuru by'umwihariko cyane. Ndatekereza ko impamvu banabishyizemo imbaraga cyane ari uko babanye na Jean Paul cyane mu bintu by'imiziki cyane kandi bakaba ari no gufata umugongo cyane umunyamakuru mugenzi wabo Uwera Jean Maurice. Dushimira buri muntu wese watanze inkunga kugira ngo iki gikorwa kigende neza. Sabe Uwera Jean Maurice hari umuntu mbajije ngo kugeza ubu inkunga abantu bari bafite iyo gushyigikira umuryango bayitanga gute? Niba agaruke ambwire Momo Pay uko imeze imibare yayo niba hari uyandika cyangwa se niba hari ukundi abitubwire kuko ibyo byose abantu bavuga ati natwe ntitwashoboye kugera bajya ngo ni peteroli ariko hari n'uwazanye inkunga atari izajya muri iyo Momo Pay atari izajya mu ntuza. Turasaba hano wenda ko bazana nk'ikintu bakaza uwazanye inkunga yakayishyiramo hano nta kibazo. Nsabe umuntu wateguye akantu niba hari umuntu wateguye akantu akazane menye bajya bavuga ngo ni peteroli ariko hano ni amashanyarazi ni kashi. Arakoze Jean Paul agikukiza icyo gitekerezo kuko hariho telefone yagora ariko akaba yazanye inkunga yo gushyigikira ari ubifite kuri telefone ubwo araza gukoresha Momo Pay agiye kuduha Uwera Jean Maurice. Komera. Murakoze yenda uwandika na telefone yakwandika ni akanyenyeri 7 akanyenyeri 7 akanyenyeri 400 128 urwego. Iyo ni kode yashyiriweho gufasha iki gikorwa ndayisubiramo akanyenyeri 7 akanyenyeri 7 akanyenyeri 400 128 urwego. Nukanda yes urahita ubona hajeho Jay Polly. Ikirohereza cyose kiragera ku muryango. Sinzi nizo kode mwazumvishe cyangwa nzibasubiremo. Na akanyenyeri 7 akanyenyeri 7 akanyenyeri 400 128 urwego. Murakoze. Arakoze Uwera Jean Maurice. Nsabe iyo ntuza ako ka muzane sinzi abantu bari ari ruguru ariko n'uwo byagora kubona kode yakwibuka nimero ya Uwera Jean Maurice nawe uyifite usanga ifite ariko dusabe abanyamakuru kuko musanzwe mudufasha n'undi wese n'igihe cyose watanga message batwibukira iyo message kwiduhera abantu batayibonye cyangwa se batageza aha. Murazi ko ubundi amabwiriza aturimita kubera icyorezo turimo hari abantu bagomba kuzenda barutaba ariko turashimira Imana ko n'abangaba ubuyobozi bwemeye ko tubakira kandi byagenze neza. Ubwo rero uwo muntu niba sinzi protocole kandi ndumva uwo muntu ufite inkunga sinzi hejuru hariya muri kudutinza kandi twari turangije twari dushoje. Ndabona okay buri muntu wese uko aza guhaguruka uko ashobozwa n'umutima nama atabonye umwanya okay ni hano tubikorera. Murakoze cyane. Umuntu akiramo uko yifuza uko umutima umubwira kandi dusoze ikiriyo cyacu neza nk'uko yababwiye. Turasoje. Imana ibaho umugisha mwese 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 kandi tunayishimira Imana yacu tuyikomera amashyi ko yadufashije. Murakoze cyane. Ubwo iyo nkunga
murakoze cyane twasoje abantu bashobora gusubira mu miryango yabo nta kibazo kandi mwakoze cyane rwose mwakoze cyane abanyamakuru dushimira igihe.com cyadutambukirije uyu muhango live kuri internet kugira ngo abantu bari hirya no hanze y'igihugu no hirya hose ku isi barebe uyu muhango tubashimire n'abandi banyamakuru bafatanyije hari n'abavuye mu majyepfo kuza kudufasha rwose mwese mwakoze cyane twasoje abantu ubwo baraza kudufasha mufungure gate abantu basohokemo neza bose nta kibazo